urasenga urabiratisha ubibwira abantu barabizi ko uri saa kintu. Ngo ageze i Yeriko baramumenya, baravuga ati duhuye n'umuhanuzi yahageze. Baramubwira ngo databuja amazi ya hano i Yeriko aricana, ubutaka bwaho bwaravumwe. Buriya butaka bwari bwaravumwe mu gihe cya Yoshuwa. Yoshuwa agiye gufata i Yeriko yaravuze ngo umuntu uzasana i Yeriko azapfusha umwana w'ifu. Avuga imivumo myinshi bigenda uko nguko. I Yeriko kuva uwo munsi haravumwa. Imyaka icyaho ari myinshi. Mu gihe cya Elisa nicyo gihe i Yeriko hagize gute hahumanutse. Imana ishimwe. Buriya ugize amahirwe ukegamira umugabo ukomeye, haleluya, wajya ugera mu gihugu wakigeramo bakamenya ko hageze mu iki umuhanuzi. Uzi ko wagize amahirwe ugera mu rugo batasinziraga bagasinzira, wagezemo gusa ukageramo gusa. Mungu asifiwe, Mungu asifiwe. Abantu b'i Yeriko baramumenya, bamaze kumumenya baramubwira ngo hari icyo wadukorera. Nta kindi yakoze kubera ko afite umwitero. Imana ishimwe. Arababwira ati munzanire impezo nshya. Ahumanura iki? Ubutaka. Ahumanura n'amazi. Bibiliya irambwira ngo n'amagingo n'ubu ngubu ayo mazi yahumanuye Elisa n'uyu munsi hano. Hanyuma ngo abana bahanuzi bamwibeshaho. Yari umusaza w'uruhara. Baravanga umwana w'uruhara, umusaza w'uruhara, umusaza w'uruhara. Elisa aravuga ngo umva mwabana mwe, ngo indubu imanuke mu ishyamba izibacagagure. Ngo indubu iramanuka ako kanya, niba Imana yarayiremye ntumbaze, ako kanya ngo hamanuka indubu ngo icagagura abana 41 bashiraho ngaho. Umva umuhanuzi w'Imana. Uzi ko umuntu w'Imana w'umuhanuzi ajya avuga ikintu Imana ikagishyigikira. Yuri umukozi w'Imana. Abana babaciyeho. Imana yacu nishimwe. Natangaye abami batatu, ngo umwami umwe w'Abisiraheli ngo agira ikibazo gikomeye. Umwami umwe wabo ngo aramugomera, ngo akajya amwohereza ngo ubwoya bw'intama. Ngo arangije ngo yigira inama yo kumurwanya. Atumira umwami w'Abayuda, bagenda ari abami batatu, bagenda kutabara n'ingabo zabo. Bamara iminsi 7 babuze amazi. Bamara iminsi 7 izuba ryabarasiye. Bamara iminsi myinshi bibaza uko bigomba kugenda. Umwami w'Abisirayeli aravuga ati ariko birashoboka ko Uwiteka yaturetse kugira ngo umwami wabo atwicire hano. Aravuga ngo mbese nta muhanuzi w'Uwiteka twagishije mu Uwiteka inama? Undi aravuga ngo hari umugabo wabanaga na Eliya, uwo muntu ari mu mwuka w'Imana. Mbabwira iki kintu gikomeye. Buriya mu gihe cya kera abahanuzi nibo babwiraga ibihugu ibyenda kuba. Utabagije nta bundi butesi bwatambu, oya abahanuzi. Ariko muzo none abahanuzi turi muri parapara, turi guparapara, turi gusharabayanga, turi kuzana ibintu bitabaho. Ahubwo ubuyobozi bukaza gufasha, ahubwo abahanuzi bashwanye, bahanuye ibintu bitariho. Murumva ukuntu ibintu byanyuranye, byarabusanye. Abahanuzi, abami bajyaga baza
baza turi bigenze gute ko inzara yateye biri buze kugenda bite, bakabagishizamo inama kugira ngo Uwiteka ari ugira gute uyobora. Yesu nashimwe cyane. Ariko umuzo none umuhanuzi akugerera mu rugo agagenda rusenya. Abahanuzi nikwe duteje ikibazo, birababaje biteye n'agahinda. Bigeze n'igihe abantu batifuza kubona umuhanuzi, kuko benshi bari guhanura kubera indamu zabo. Yesu nashimwe. Birababaje nshuti yanjye, nimba ubikora umenye ko ntawe uzagera. Abantu baragira mu nzu y'umuntu bavuga ngo ariko ngo hano ngo ari ibitanda birarozwe, ngo ari intebe zirarozwe, ngo n'ibiki byose birarozwe, ngo noneho ngo arajya kubijugunya ngo abitwikire mu gace k'iwabo. Ntabwo abirenza kiruhura atabigurishije. Mumenye ubwenge. Yesu nashimwe. Mumenye ubwenge. Nimba ubikora wa muhanuzi ukaba uri hano ntawe uzajya. Muri bano bantu bami batatu baravuze ngo hari nk'umuntu uri mu mwuka w'Imana. Ese turacyaba mu mwuka w'Imana? Turacyabagishwa nama? Turacyabizerwa? Yesu nashimwe. Kandi nimumva abahanuzi ntimugira ngo niba abandi bashara baganda. Umuntu wese wakira agakiza nubwo waba utatitira uri umuhanuzi. Ijambo ryose wawe watanga ry'inama, izo nama Imana ishobora kuziherekeza zikaba nziza. Ngo umuntu mwiza akura ibintu byiza mu bubiko bwe, n'umuntu mubi atanga ibintu bibi abikuye mu bubiko bwe. Uziko ubu utari umuhanuzi ariko mugenzi wawe w'umugore akakugisha inama, ukamugira inama uzi ko iyo nama uri gutanga igiye gusenya, kandi uzi neza yuko umusenyeye. Birababaje kandi ukabusenga. Abami batatu barazamutse basanga Elisa. Elisa bitegereje arabareba, asanga batari bakwiriye amahirwe, ariko asanga umwami witwa Yehoshafati. Uyu mwami w'Abisiraheli yari yarinjiye mu zindi mana, kuko Elisa yaravuze ngo muriye hehe nawe, ngo sanga abahanuzi ba nyoko. Bivuga ngo hari abahanuzi bahanuriraga uyu mwami w'Abisiraheli batari abahanuzi nyakuri. N'uyu munsi none hariho abahanuzi b'ibinyoma. Mukwiye kubyiga ukamenya ngo nahuye n'umuhanuzi w'ibinyoma. Ariko uyu mwami w'Abisiraheli aravuga ati nukwitura kwinginze, Uwiteka yemeye yuko kuduhana. Undi aramubwira ngo nkoreye umwami Yehoshafati muri kumwe nawe. Bivuga ngo umwami wa Yehoshafati yari akwiriye ibyiza by'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi none bahanuzi muhanura wari ukwiye kumenya ngo uyu muntu nari nkwiye kumusengera. Hari igihe kiye kigera ukabwira umuntu ngo singusengera, agenda sohoka kubera ibyo umubonaho yuri mu mavuta neza. Utari wa wundi uhanura ngo wenda mu kuboko ngo afite igikarito kinini wenda ngo ari buze kunsigira 5. Ibyo 5 iyo biretse Imana ikuzanira 100. Ariko iyo ufashe ibintu Imana itarimo, birababaje. Hari ishuri twigamo theology, ngira ngo twari kumwe n'abagenzi banjye hano hari abahari. Baravuga ngo ni gute Elisa yanze ituru
harakavuga ngo iki si igihe cyo gufata ituro, si igihe cyo kwakira ituro. Uzi ko ugira mu gihe umuntu yawitura ukumva iri turo sinditora, ukumva iryo turo utemejwe na mwuka wari kuri iyo turo utagomba kuritora. Ituro uhawe n'umwami, ituro uhawe n'umugabo w'ingabo, kandi noneho n'igikorwa cyakoretse. Yari yakize ibibembe, yakize ibintu byose, ariko aravuga ngo iki si igihe cyo kwakira ituro. Bivuga ngo abahanuzi hari igihe cyo kwakira n'igihe kitari cyo kwakira. Murimo muranyumva? Perezida Imana icyubahiro. Ariko ikituranga turi kurimba ngo ni muzana amaturo, muzana amaturo, muzana amaturo. Ntabwo ari byo. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo umuntu wese ngo atange atinuba, kuko Imana ikunda umuntu utanga anezerewe. Nugira umugisha ukavuga ngo ngewe naronse nakoze akazi nabonye Imana yangiye neza, nabonye akazi ugatanga icya 10, nuko uzagitanga. Ariko ntabwo uzigira umbona nkubaza ngo ese ngo none ngo icya 10 hoya. Ni uburenganzira bwawe, kuko Emmanuel natabikora Imana izacisha kuri Gasipari, Gasipari natayibona Imana izacisha kuri Eshidia. Haleluya! Inzira z'Imana zirenze ibihumbi. Niyo mpamvu umuhanuzi avuga ngo iki si igihe cyo hari igihe cyo kwakira ituro n'igihe kitari cyo kwakira ituro. Yanga ituro rya Namani. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu Elisa yavuze ngo sanga abahanuzi ba nyoko n'abahanuzi baso. Ubundi Yesu yaravuze ngo ibyo kurya byanjye si ibyo kujugunyira imbwa. Itore rwa dukwiye kubwira ngo wowe ntukwiye gusohoka ubanze ujye kwihana, ubanze ukizwe. Hari abantu badakwiye gusenyerwa, ni ukuri kose. Si Yesu wabivuze se? Yaravuze ngo ibyo kurya by'abana banjye sinshobora kubijugunyira imbwa. Bivuga ngo bikwiye guhabwa abantu bagize gute, baciye hehe bugufiya. Elisa naramukunze cyane. Mbabwire ngo nubwo waba uri umuhanuzi ntabwo bitwaye mu fuko, ngo bitwaye mu fuko ngo igisa yose ngo bikura yuko tubitanga. Urabifite se n'ibyawe? Mbariza mugenze ngo bitanga ari ibyawe. Umuntu akaza kwikwata ati ngewe nintaririmba ngo namvuye muri atorero ngo ryasenyuka. Ryasenyuka se wararishinze? Ryasenyuka se warivu? Niwe Mana warivuzeho. Habe nanjye ningenda hazaza abandi bakora kurenza ngewe. Ngo nukuri ngo ni ngewe usobanutse. Ninde wakubwiye ko usobanutse? Ahubwo urasobanye. Nuzigira umunyabwenge uzamenye kuri umuswa mu bandi. Ariko duheze Imana icyubahiro, turi kumwe. Mungu asifiwe. Bijya bikunda Yesu abirimo, bijya byemera yewe waciye bugufiya. Aravuga ngo ngaho nimuzanire inanga, atangira gucuranga agira ngo ubwiza bw'Imana buze. Haleluya! Atangira gucuranga arahimbaza, ndabihamyura Imana. Atangira kuvuga Imana, ashiraho inanga aracuranga, ahamagara ubwiza bw'Imana. Bijya bikunda y'ubwiza bw'Imana bwaje. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Nubwo abantu bakuzi kuri umuhanuzi, uri umuhanuzi uhanura kuko Uwiteka yagize gute yavuze. Ntabwo uri umuhanuzi ngo warabimize noneho ngo ibyo bintu igihe ushakiye urabirekura. Barakubeshye. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya! Wari wabona umuririmbyi uzi kuririmba hano tukamuha mikrofone agasobanya. Baririmbye imwe ujye upfuka ngo yete ariko Yesu we mpa amavuta, mpa amavuta. Amavuta ni indirimba, amavuta ni indirimba, abadayimoni bagende, amavuta ni indirimba, imyuka bigende, amavuta ni indirimba, imitima yaricitse intege. Haleluya! Yongerwe mu izi mbaraga. Amavuta bari barwaye imitwe bakire. Amavuta! Haleluya! Bwira mugenzi ngo dusenge Yesu aduha amavuta.
nanga aracura. Babwire ba Faustin ni ukuri kuba uri kuyo nanga ntacyo byakumarira. Sa Imana iguha amavuta kuri iyo nanga. Uzi ko Imana iguha amavuta ku nanga wakanda gutya gusa nubwo abaringi bataririmba umugongo ikintu cya kera ryanye umugongo cy'imbeba kigashingukamo. Umuntu akavuga ati ngiye bakanze ku nanga ikintu cyakiri umugongo kivamo. Uko haleluya wakanze ku nanga haleluya afite amavuta y'Uwiteka. Mavuta ya protokole ari igihe protokole uzajya guprotokora umuntu akunkubita urushyi nuhuga ukubita umugeri kuko tubundi urafata urindi kuko bari abantu bafite izindi mbaraga ariko ukimara kumuhinguka imbere kubera amavuta y'Uwiteka ufite aratentebuka agata bugufiya ibintu yakuye iwawe mu rugo byamubayeho agatanya agata bugufi ukamenya ngo yicara hanga nyambibona ari umwanya ngo yicara hanga akakureba ijisho kuko avuye mu rugo umugabo yamubwiye ati ngewe ndakumena umutwe nuvayo noneho ijya kwicara hanga undi agati bundi umugabo yansuzugura ati nanjye ngiye gusuzugura kano gakobwa sha akagusuzugura kuba yicara hanga akicara hariya mujyamo bajya babandegera ariko se wagiye woro bwira mugize ngo ujya woro ariko wageze ngo tujya woro wagiye woro koko barakubwira ahantu wicara ushaka kwicara handi mujye musenga uvuga ati Mana umuntu ndibuze kwakira nashaka bafite izindi imbaraga z'izindi ariko ufite imbaraga ziri hejuru yaso. Haleluya numugeraho ahubwo abadayimoni bamuvemo akazi kazatworohera. Ntabwo bikibaho sinzi impamvu hanza tutagisenga ariko najyaga mbona abaririmbyi baririmba nkabona abadayimoni barahunze nkabona abantu barimo bari gukira kubera yuko abaririmbyi bari kuririmba hari ibintu biri kuva mu bantu kubera yuko bari kuririmba. Haleluya bari kuvuza inanga bari kuririmba Uwiteka akamanuka muri yo nanga. Mungu asifiwe. Ibi bintu nibakabubeshya ngo muze mushake pongo bosiko ngo noneho ngo ibintu byacitse ngo bijye oya bijya bicika Yesu yahari bijya byemera Yesu yahari mumuhere icyubahiro Yesu. Mungu asifiwe. Ngo agicuranga akiririmba umwuka w'Uwiteka umuzaho abwira abami batatu ati rero mwabami ntabwo muza kubona imvura ntimuza kubona igicu cy'imvura ngo cyakura mugende mucukura impavu ngo amazi ari mumanuka muri Edomu aze mwizo mpavu ngo yuzure. Aravuga ngo cyakuri ibyo biroroshye kuwiteka. Arababwira ngo muzatsinda uriya mwami ngo ndetse n'imigezi yabo n'amazu yabo muzabisibisha amabuye. Yesu Imana cyubahiro. Haleluya. Ariko agicuranga agihimbaza mwuka wera agira gute amuzaho. Imana yacu ni ishimwe. Haleluya. Komera Yesu amashyi muri kumwe nanjye. Abami ngo baragenda babwira ingabo timucukure tuvuye guhura n'umwami hari tuvuye guhura n'Imana yakoreye mu muntu mucukure impavu mucukure. Baracukura bafata umwanya wo gucukura bahindura uko urugamba rwaye rumeze barahindura nkubwiza ukuri kugira ngo ugeraho ugomba kugera nuko ugomba kuvugana nyiri urugamba akakubwira ko ugomba kugera. Ntabwo ushobora kubaka urwo rugo kuko hari n'abandi bazubatse byananiranye ntabwo ari amashuri azakubakira ntibizakunda sanga nyiri urugamba kubwira ikintu urugamba uzajya gute uzarurwa. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mucukuri impavu mu yandi magambo ibyo bari bitwaje nta bushobozi byari bigifite ariko Uwiteka akoreye muri Elisa ababwira ibyo bagomba gukora. Bwira mugenzi wangu Uwiteka kubwira ugomba gukora muri iki gihe cya none. Baracukura barongera baracukura babwira ingabo ati mwebwe ibyo mwari murimo ntimubizi ni mucukura impavu
ngo mu isaha y'isaa cyenda igihe cyo gutamba kigeze. Hari igihe cyo gutambira Imana, gusenga. Isaha y'isaa cyenda ni umwuzuro w'Imana. Mu gihe barimo batamba, mu gihe barimo basenga, ngo amazi aramanuka ku zuba riva. Izuba riva ngo amazi aramanuka. Amasoko arazibuka. Iyo abantu baseze, iyo abantu bari mu mbaraga z'Imana, amasoko arazibuka. Ibitemeraga bikemera. Haleluya. Ngo imigezi irazibuka, ngo iramanuka muri Edomu. Haleluya. Iramanuka isanga muri za mpavu. Ngo amazi ngo aruzura neza, bari babuze amazi aruzura, batangira kunywa. Izuba rigize gute? Riva. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ubona ibintu mu Rwanda byapanze, nubwo ubona izuba ricanye, nubwo ubona yuko nta kazi mu Rwanda gahari, ariko ku bantu bagisha Uwiteka Imana, nubwo ubona ko bikomeye nta nzira zabyo, Imana ifite inzira. Mw'iryo zuba Imana ifite inzira. Muri abo bantu 5 basabye akazi ari imyanya 3, Imana ifite inzira. Bwira mugeze ngo Imana ifite inzira. Usome Bibiliya tubwira ngo icyo gihe izuba ryari ricanye, nta n'imvura yaguye. Harimo abantu bavuga ngo wenda ngo tante yabonye ngo akazi, ngo nanjye ngo wenda ngo nanjye nzabona akazi. Waribeshye. Ngo ubwo wenda ngo mvugana na runaka, ngo minisitiri runaka, ngo wenda nanjye ngo ndabona usunikiramo. Waribeshye. Ahantu ubona nta nzira, Imana ihafite inzira. Mungu asifiwe. Heza dati cyubahiro. Tugiye gusenga Imana. Imana ishimwe. Bibiliya ivuga neza. Cyari igihe gikomeye. Iminsi 7 babuze amazi, nayo bafite. Ntabwo tubona hariya muri Edomu ari amatiyo yamenetse, bari basenga batwa. Oya, Imana yazibuye amasoko yayo. Ndagira nkubwire ngo Imana yazibura amasoko, buri wese akabona isoko rye bagomba kunyweraho. Ngo barangije umwami wa Edomu, wabo arangije akora ikintu gikomeye, ngo n'ingabo ziye ngo baje bahuruye, ngo baravuga ngo Uwiteka ngo yishe izi ngabo zose, ngo dore ngo n'amaraso babona amazi. Ngo Uwiteka aha abami 3 n'ingabo zabo imbaraga, batsinda zirangabo zibakurikiye. Nkuko Elisa yabivuze, basiba amasoko yabo, basiba ibintu byabo byose, iby'agaciro byose barabizana, kubera ko bagishije Uwiteka inama. Ndansoza ndajya nkubwire ngo nshuti yanjye, icyo uzageraho cyose, ibyo Imana ishaka kuzageraho, ibyo Imana yakuvuzeho, gerageza wongere ubwire Imana ngo Mana, uru rugamba ndarurwana gute? Ko ari wowe wandemye kwankirana kuri isi, biri bugende biki? Bizamira biki? Gerageza mu buzima bwawe, gerageza ubwire Imana ngo Mana, utangiriye inama nta wundi wangira inama, utanyubakiye nta wundi wanyubakira, utandwaniriye nta wundi wandwanirira, utampaye akazi nta wundi wampa akazi. Imana ifite byinshi mu kiganza cyayo, kandi abari barimye neza ngo irambuye ikiganza cyabo, ngo ihaza ibyaremwe byose. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Imana ifite byinshi mu kiganza cyayo. Ndajya nkubwire ngo kuba uyu mwanya uha Imana umutima wawe, uyibwire ngo ndawukweguriye. Yobora intambwe zanjye, yobora ubwenge bwanjye, yobora ibitekerezo byanjye, nyobora. Yesu nashimwe. Imana nikuyobora, nshuti yanjye, ntabwo uzayoba. Imana nikuyobora, ibyo ukeneye byose uzabihabwa. Ejo nagize umugisha kuba n'umudamu umwe, n'abadivaniste, reka musorezeho ntanga iyo urwo rugero. N'abadivaniste ariko mu by'ukuri n'ababelievers, kuko iminsi myinshi turasenga. Umwana w'umukobwa yararangije akazi, yararangije ishuri,
akiri umukobwa ukiri mutoya. Aza hano mama waramuzana namubwira ngo mbabarira usengere umwana wanjye turashaka ngo abone akazi. Aje turamusengera, Imana imuha akazi gatoya cyane gasuzuguritse. Yarangije universite, nimba ari iry'ibiri ndibuka na shokora yo ngayo, yongera ati genda uyakorera Imana igufunguriye akagezi gatoya muri abantu batanga imirasire mu cyaro babyita gukira baby soro mumi misoro rakoze. Noneho ajya gukora aho hantu, agiye kuhakora bakamuhemba iry'ibiri. Ariko Imana tukibona kumusengera tubwira ngo izafungura imiryango. Bukeye muri ka kazi bamushyira kuri 150 kuko Imana yabwiye ngo izamwongeza. Bukeye bamushyira kuri 500. Bukeye uko niko ari kuza gushima akabata, ariko rero burya Imana yabikoze. Ibaze aho hantu bamushyize kuri 500. Bukeye bamushyira kuri 1,000,000. Ageze kuri 1,000,000 aje gushima Imana. Imana yabwiye ngo bagiye kukongeza amafaranga, ariko ayanyuma bazakongeza niyo uzahembwa, nyuma yaho uzava hano mu gihugu cy'u Rwanda ujye muri Canada. Noneho aza bamushyize kuri 1,1,5,000 aje gushima Imana. Nk'uko kwezi yasabye ko yajya gukorera muri Canada, we n'umugabo n'umwana umwe niwe wari amaze kubyara. Canada irabafata n'umugabo wiwe, ubu ashinzwe comptabilité muri Canada. Ubundi ntibibaho. Nzabwira Rusi, nta kibazo kumuvuga, nzabwira Rusi zatanga ubuhamya. Ntago bibaho kugira ngo ujye muri Canada baguha akazi ko muri biro n'umwe kwijana, kereka waravuganye n'Imana. Yesu nashimwe. Si ibyo gusa, yarafite abandi bana. Imana yatubwira ngo nawe Imana ize umwana umwe, Imana izamuha kujya muri Amerika, undi nawe ajye Polonye. Byose byarabaye. None igitangaza cyabaye ejo. Yarambwiye ngo uzi yuko cyagiye Imana ikubwira yuko dusenga kugira ngo izaduha visa. Ngewe n'umugabo wanjye twibaza, nta mwana n'umwe dufite hanze, nibaza ko maze kugira mu zabukuru, nibaza najya muri Amerika gukora iki. Noneho mu mezi nta mwaka wari washira umwana we yagiye muri Amerika w'umuhungu, agiye gusaba visa we n'umugabo wiwe. Bombi babaha visa. Yengo bavuze ijambo rimwe ko bakeneye kujya gusura umwana ko agiye gukora ubukwe muri Amerika, barababwira ngo nibabahereze visa. Yamye ngo bafite visa zijya muri Amerika. Nejo yabimbwiye turi muri Clemence. Yesu nashimwe cyane. Naratangaye. Ubu ni umudivantiste, ariko ni umuntu umwe uba mu itorero. Dufite abantu batasengera hano, badafite nabyita badafite ifishi hano, ariko babanyetorero. Yesu nashimwe. Haleluya. Ariko bagiye babona umugisha w'Imana. Ndakwingingira mwene data, sinzi urwego uhagazeho usenga Imana, ndakwinginga gerageza wowe motane n'Imana. Noneho nurangiza imishinga yawe yose uyibwira Imana. Kandi Imana iratangaje. Uzi ko ushobora kwibwira Imana ikintu ubona cyari gifatika, ikabwira ngo no, n'Imana nikubuza ngo iki kintu ugikore ntukagikore, ariko nikikwemera uzagikore, uzabona amahirwe. Mungu asifiwe. Naratangaye. Ni byinshi twagiye tubona. Twabonye Imana ikora, twabonye Imana ivuga igakora, twabonye Imana isohoza amasezerano. Nange ndabahanure bene data, nshuti z'Imana bakundwa, basore, bapapa, bamama, rubyiruko, ndabahanuriye, ndagira ngo mwomatane n'Imana. Mwomatane n'Imana. Imirimo yawe yose, ugiye kwiga kaminuza ugisha Imana inama, ugiye gushaka ubaza Imana, Imana nikubwira ngo ureka ubireke, nta mugisha ubirimo ubireke. Yesu nashimwe. Kuko abantu bageze kure ni abantu batapfuye guhomboka, ni abantu bagisha Uwiteka inama. Nimba ushaka kugera kure, ndaguhanuriye, gisha Uwiteka inama. Mungu asifiwe. Ngiye gusenga. Ndibuka nageze mu gihugu cya Zambia, ntangiza y'urusengero. Ibi byuma tubonye uyu mwaka 2013
na kabiri kuri na 13 nari ndiyo, bo barabiguze babigura Dubai, bashyira igiteleviziyo nkano barangije bafite bazana izi za kamera nziza, nkatangira kubwiriza nibona ko nibo bwa mbere nari mbibonye. Bari bakina umupasiteri ututse mu Rwanda ngo aze ngo abafashe. None hari abantu batutse za Kigali byananiranye gusenga simbizi kandekira aho ngaho. Baravuga ati twebwe nibo twikuriye mu Rwanda turi asharije turawukora ibishoboka byose. Barambwira ngo tuzatuguha 400, niturangiza turaguha 5,000,000 ushinga iduka. Hariya hari ubucuruzi buhamba. Ngira ngo ndi kubivuga, hari mwene data waruriyo. Yesu nashimwe, se n'abandi bagiye bacayo. Yesu nashimwe. Ndavuga ati Imana ishimwe, isohoje amasezerano, amina. Hari ukuntu ubonye ibyo kurya ugatangira ukabyibuha. Urugo rwari rwaranyakiriye, hari firigo irimo amafi, hakaba firigo irimo inkoko, hakaba firigo bashyizemo ihene. Navuga ati karabaye, yo navuyeyo naratukuye. Uzi ko burya Mana we, uzi yuko uyu muntu ariye amera neza, iminkanyari iragenda, gusaza bikagenda. Hari ukuntu umuntu agenda ukagira ngo ari kunywera ku muheha, kandi mu by'ukuri cyangwa yagenda ukagira ngo ari kuza. Kubera iki? Inzara. Uzi ko navuyeyo bakanyoberwa, amatama yaraje. Mana, ese ni wowe? Ni ngewe. Haleluya, Imana ishimwe. Noneho Imana yarandetse nzanje kugwira umuryango ko ngiye kujyana, ariko nigiye natikana ngiye subireyo. None nkura ndi mezi make ngeseyo, ndavuga ati Imana ishimwe, hari ibiryo sha, hari ibiryo. Ngiye umuntu umwe yaje kunsura umunsi umwe, nakubiswe nta kintu mfite mu rugo. Bampamagaye barambwira ngo ari kuziko mu rugo nta kintu gihari. Umuntu aje kunsura byonyine musengeye gusa, arambwira ati none se wagwa akantu ukazajya nibura ushyira muri telefone ugahamagara mu rugo. Amafaranga ahuye ni 200 y'u Rwanda. 200 y'u Rwanda. Yitwa Fidel, ngira ngo ubungubu ari muri Sweden, Finland. 200 y'u Rwanda. Ndafati karabaye, bitamamagara mu rugo ngura umuceri nakanga dukunda akanyama, timugura akanyama, Imana yagiturikije. Naye ndavanga iki nicyo gihugu Imana yampaye kisezerano kabisa, tiyaransezeranyije irasohoje. Hanyuma bagiye umusozi w'amasengesho, tujya gusengana n'abandi biteye sha nabakirewe. Turazamuka tugeze ku musozi, dutangiye gusenga. Imana impamagara mu izina ngo Bosiko. Numva neza, numva kabisa n'ijwi ry'Imana ati bite? Ni sawa. Hano uri ni hehe? Ndi muri Zambia. Waje gukora iki? Natangiye itorero, ni bya bindi wari waransezeranyije, wa Mana we rwose ubundi hano kandi bimeze neza, banafashe neza. Iranya ngo we ceceka, ceceka. Yambwiye ijambo rikomeye, narapfukamye ndarira, bagira ngo nafashijwe. Yarambwiye ngo nzi gutandukanya igihugu cya Zambia n'igihugu cy'u Rwanda. Narakubwiye ngo utangize itorero mu Rwanda, ntabwo nakubwiye muri Zambia. Irambwira ngo haye icyumweru kimwe ube wavuye muri Zambia. Nimba utahavuye uzaba uhari wikorana, wikoresha, ntabwo uzaba ukorana nanjye. Ndarira, abandi bakomeza bahimbaza ngo nafashijwe, naho ngende kwibaza ibirayi ntaye, amagi, inkoko, 5,000,000 batari bazimpa, umushahara wa 400. Ndarira, ndongera ndarira. Abandi haleluya bagahimbaza Imana, nkumva nava mu mwuka nkabakubita. Ntaha nababaye ngo se mukozi y'Imana ngo Bosiko ko tubona utameze neza. Si meze neza umutima, numva Mana we uranyiciye, ibi biryo ndabisiga koko mu kino gihugu. Ni nagiye n'indege sha, nagiye n'indege.
uzi ko nagarutse n'amaguru nagarutse n'amaguru banze kundegera indege nagarutse n'amaguru ariko duhereze Imana icyubahiro. Nicaje komite ndayibwiye ati rero timwarakoze kunyakira kandi mwarakoze abantu baraje nukuri tariko ndagira amabwire ngo ngiye kugenda kandi sinzagaruka. Imana yambwiye ngo niba mu kino gihugu ntabwo izabana nanjye ngo nzaba nikora none kuba ahantu ntakwana n'Imana ntabwo nabishobora ndatashye. Barakuntukiye barambya ngo ubundi ufite ubwenge uratekereza urarezona warize ntiwize aho wabaga baguhembaga ati nyine amafaranga bampaga yari amatike amfasha kugira ngo ngere mu rugo bampaga taranti ngo taranti y'abanyarwanda nama ticyakora titu kabisa. Barakuntukiye sinshaka kubivugira hano kuri kamera cyangwa se barakuntukiye barongera barantuka bakora inama baranyinginga bongeza amafaranga. Ndangije ndakomeza ndavuga ati ngomba kugenda. Cyakora abantegera Jagwa iranzana ingeza muri Tanzania urugendo rw'iminsi 4 nzana nabyimbye amaguru ntavuga ngera hano mu Rwanda ndaza. Ngiye mu rugo ariko nta gasoni ukuntu wari wabyibushye no kurakoza amafaranga urone uraje kutemera kugumayo wenda Imana ikazagukubitira ariko tukarya. Hanyuma birababaje soza inyigisho Imana ikakubwira ngo uyu muhungu ugiye kushyingirwa nawe atazakushigura ati nukuri nzamuhindura impamo ya Mungu ukagenda zakanyarira ugasenga. Birababaje iyo ubona umuntu Imana imubwira ngo wari ubonye akazi keza kakujyana mu mujyi ugakora muri ahantu runaka ariko akazi uzagahura muri ibibazo uti nukuri koza ni wahandi hanjye ntinda kajyamo bari abantu nzabahindura. Uzabahinduza iki? Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Soza inyigisho iravuga ngo bahana Imana. Mbabwire ngo iki? N'umunsi numwe sinahamagara umuntu ngo abe mu itoro. Cyakora mbona yuko kugira ngo dukurikirane indwara yawe ushobora kuba mu itorero tukajya tugusengera ndabikubwira ariko nta muntu n'umwe nakurikirana ngo aze mu itorero ryacu. Wenda kubera ko ufite amafaranga, kubera ko ufite inote zawe, kubera ko utunze no. Nubona itorero Imana iri koherejemo ngo uzurikoreremo niwo mugisha wawe zaburimo. Aho muranyumva umugisha wawe nimba Imana ikora sikakubwira ngo za muri believer ubwo yateguye umugisha wawe aho ngaho. Ariko kuba ahantu mu buzima ukaba ahantu Imana idashaka kuba ufite igihombo uzahomba wongera uhombe ahubwo uhomba na guhomboka. Hanyuma nimwakira ijambo ry'Imana. Ushimwe mwami wanjye umenyera ubuzima ukama ku byawe kubw'ubuntu. Dusubiremo. Ushimwe mwami wanjye umenyera ubuzima. Haleluya. Ukama ku byawe kubw'ubuntu bwawe. Ushimwe mwami wanjye umenyera ubuzima ukama ku byawe nagira ngo musubiremo iki gitero cyane rwose. Ushimwe. Haleluya. Imana itumenyera ubuzima umenyera ubuzima ukama ku byawe
naburikiwe zengufite mwami ko umpagije naburikiwe zengufite mwami ko umpagije ibyo nunze ibyawe nanjye uwawe naburikiwe zengufite mwami ko umpagije. Tugiye gusenga dusaba Imana imbabazi. Imana irambye ngo benshi twariyoboye turayoba, ariko nimba ugize umugisha wo kumva inyigisho yo kuyoborwa n'Imana, ubwira Imana ngo Mana narayobye, nariyoboye ndayoba. Hari igihe umuntu ayoba ugasanga aho yayobeye ahuye n'ibibazo bikomeye, ukaba mu buzima Imana idashaka kubamo. Ushobora kubamo ukabubyariramo, ushobora kubamo ugahuramo n'ibindi bibazo bitandukanye, ushobora kubamo ugahura n'izindi ndwara zitandukanye. Ibyo byose byakubayeho nuko ushobora kuba mu kazi wiyoboye ugahuramo n'ibibazo. Ibyo byose byakubayeho nuko wiyoboye. Ariko aya masaha ndakwinginze, hari imbabazi z'Imana, muze dufate icyemezo tubwire Imana ngo Mana tuyobore. Yobora intambwe zacu, yobora ubuzima bwacu, yobora ubwenge bwacu. Niwemera kuyoborwa n'Imana uzagera kure aho ushaka kugera, Imana izakugeza. Tugiye gusenga, wumva ushaka kuyoborwa n'Imana uhaguruke n'Imana ngo Mana nariyoboye, shaka kuyoborwa nawe. Uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Yagira gutegurwa n'Imana. Satani wanesheje Satani, umuyaga ubutwari bwawe ukwiye icyubahiro n'ikuzo. Wanesheje Satani, umuyaga ubutwari bwawe ukwiye icyubahiro n'ikuzo. Uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Wanesheje Satani, umuyaga ubutware ukwiye icyubahiro n'ikuzo. Mwene data, nshuti y'umusaraba, wowe waje kumva ijambo ry'Imana, niwe uzi ahantu wayoboye urahayobera, niwe uhazi. Bwira Imana ngo Mana ndabizi neza ko nayobye, nkeneye kongera kuyoborwa nawe. Fata amarangamutima yanjye, fata ubwenge bwanjye, fata ibitekerezo byanjye. Benshi bahura n'ibibazo kubera kwiyobora, ariko uyobowe n'Imana, Imana irakurwanirira. Ubuzima wayobowe n'Imana, iyo ugeze mu rugamba Imana irakurwanirira. Ariko wowe wiyoboye urirwanirira. Ariko aya masaha y'umugoroba birashoboka ko Imana yakongera ikirengagiza iminsi yacu yo kujijwa. Uko twirijishije Imana ikabyirengagiza. Ndagira ngo aka kanya uboroge ubwire Imana ngo Mana nariyoboye, ubwire Imana ngo nariyoboye,
bwira Imana ngo nariyoboye. Ibwira Imana ikuyoboye kubera umusa none. Bwira Imana, bwira Imana. Oh, Lord, sopere nestosi. Rone nestopa Jose. Inete sopa ke Jose. Mana ciye bugufiya. Ndakwingize mwami. Misi myinshi batuyobora. Ariko tuyoboye nawe aryo dukora. Tukiyobora. Tugashyiramo ubwenge bwacu. Ariko wemeye kuyoborwa nawe bigenda neza. Ndasenze mwami. Yaba dukurikiranye. Yaba ari kumwe natwe. Ndasenze mwami. Ndasenze mwami. Ni byinshi twavuga. Mwami turinde kwiyobora. Duciye bugufi y'abangana ukuboko. Haleluya. Wageze n'icyaha gifatika. Reba ikintu kidasanzwe. Reba ikintu gikomeye. Mana reka ubuyobozi ari ubuyobozi mwami. Yobora intambwe zacu. Yobora ubwenge bwacu. Yobora ibitekerezo byacu. Yobora amarangamutima yacu. Imuhaye amarangamutima yacu. Yobora ubwenge bwacu. Yobora ibitekerezo byacu. Yobora abaririmbyi. Yobora abavugabutumwa. Yobora, yobora, yobora. Yobora, 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 yobora. Yobora Yesu. Yobora Yesu. Yobora Yesu. Yobora Yesu. Yobora Yesu. Tuyobore mwami wacu. Tuyobore mwami. Tuyobore. Tuyobore Yesu. Tuyobore mwami. Tuyobore. Tuyobore. Haleluya. Tuyobore mwami. Fasha imitima yose iri hano mwami. Yifashe uyobore mwami. Tuyobore mwami. Twari twarayobye ababirivase bose aho bava bakagera. Abari onorayini n'abari hano. Yobora intambwe zacu mwami. Yobora ubwenge bwacu mwami. Abayobowe nawe baratsinze. Abayobowe nawe mwami Imana bageze kugera bakugeraho. Abayobowe nawe mwami. Abayobowe nawe ntibayoba. Tuyobore mwami. Tuyobore mwami. Tuyobore mwami. Tuyobore Yesu. Tuyobore Yesu. Tuyobore Yesu. Tuyobore Yesu. Yobora abakobwa bari hano. Yobora abagabo bari hano. Yobora abasore bari hano. Yobora, yobora abadamu. Yobora byose mwami. Haleluya. Mubihe by'imanza mu magambo y'ibinyoma. Yobora mwami. Yesu umukunzi. Yesu umukunzi. Tuyobore mwami. Wongeye tuyobore mwami. Waratuyobeye turakubona mwami. Wayoboye abisiraheli. Wayoboye abisiraheli mu gitugu cya nijoro. Wabereye inkingi y'umuriro. Ku manywa wabereye inkingi y'igicu. Mana yobora intambwe zacu mwami. Yobora ubwenge bwacu mwami. Yobora abacuruzi. Yobora Imana mukora mu isambiro. Yobora mwami. Ongera uyobore mwami. Ongera uyobore mwami. Birivase yagera igomba kugera. Wiyoboye mwami. Turakwemera birivase. Ongera utuyobore. Twazabona abasore bacu ba pasiteri beza. Twazabona mwami Imana. Abadamu ba pasiteri beza. Twazabona mwami. Haleluya. 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 Ineza y'umukunzi wanjye. Ndagira ngo abasigaye mwicaye muhaguruke. Hindukira mu kiganza cya mugenzi wawe umufate ibiganza byombi. Shaka umuntu ufata, buri wese ushaka umuntu ufata.